ndabaza ntese naribajije arambajije ngo wabaga he kuki umuntu nkawe tutakubona ndavuga nicyo gihe Imana ibishakiye ntaha nihugura ko ntazongera kuvuga ibikomeye bitewe n'amafaranga nari nahawe buracya ndakubwiriza mu nce za Kacyiru naho mpumuriza abantu nanjye nihakururutse imitima naho abantu bakajya baza abagore barira ati twafashijwe Imana iguhumugisha nkabona abantu barampfunda amafaranga bamperekeza neza nuko naratashye ye kubgayo mafaranga ndahaha ndateka ndihugura nti ntago nzongera kwitera umwako mvuga ibikomeye ni bya bintu burya Imana irabishyigikiye mu kuryama senze numva nta bwenge mfite numva ni nk'umuntu utagira ubwenge namba w'igicucu no kubwira Imana ngo indinde muri iryo joro birananira mbura ijambo mbwira Imana nsengera kuryama pfa kuryama ndasenze ariko numva umutima wuzuye ubwoba bicya ubutumire nari mfite bwose mbuhagarika mfata amasengesho y'imisi 3 ngo mbanze menye ikibazo mfite imbere y'Imana nayashoje ndota mbona umugabo wambaye ikanzu yera araza mbona afashe ishingu mu ijosi mu buryo bworoheje Yesu nta mbaraga ashyiramo Yesu afite tekinike yihariye yafashe agashati nari nambaye muri izo nzozi arambaza ngo mbwira waguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe imitobe imbabarira mwami yarakozeho gutyo gusa ariko nyumva ndi kubura umwuka byumvikane ko uburakari bw'Imana ni ikintu gikomeye nese ntinye Imana arasa nure kwerongera arafataho gutyo gusa ku ishati mbwira waguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe ariko uko yafatagaho nkumva ni nka ijosi ryose yarifashe nkumva nabuza umwuka wo guhumeka nanjye ndasubiza nimbabarira mwami arongera bwa gatatu numva amaso ari gukanuka ngiye gupfa ndamubwira nimbabarira mwami arambwira ngo Eliya yarankoreye n'ubu turi kumwe mu ijuru namuhembye ubugingo buhoraho arambwira ngo ariko hari ibikona byamufashije umurimo bizana inyama n'imitsima arambaza ngo mwana wanjye ibyo bikona byabonye ubugingo ni hoya arambwira ngo nkorere ntacyo urebyeho kuko nashimye ko mu murimo wanjye hinjiramo ibikona ngo bize bifashe bayeri y'umurimo nta bugingo biteze nibwo rero mboneraho no kubwira abantu mu byiciro byose mu itorero umuntu akorera Imana cyangwa se arorere ariko ajya agenzura niba atari igikona ushobora kuza ukitanga uko wakubakisha urusengero rwose usambana uri umusinzi ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kugambanira abandi Imana ikakwihorera ndetse abitorero bakagushima bakagukunda ariko iyera yo mu ijuru ikubona nk'igisiga burya sinzi umunyarwanda yaciye umugani ngo iyaguye hasi ntahita igera ihembe ariko nge sinaguye ahubwo n'ubutumwa bwiza nanjye ayo makuru yagiye angeraho bamwe bakampamagara ngo ise koko nguratwite ngo inda n'imvutsi ngira ngo nawe wanyitegereje niba ntwite ibyo ngira ngo n'abayobozi banjye mu itorero n'uwabasanga akababaza icyo kibazo ntikigeze kihaba ibyo by'ubusambanyi kandi ababivuga sinzi impamvu babivuga ntibagaragaze wenda n'uwo twagwanye mu cyaha niba narabyikoresheje simbizi keretse wenda niba bamwe bavuga ngo ni y'umwuka wera ariko ibyo ngibyo mu buzima nahamya ko bitambayeho bitigeze bimbaho nuko nge ndi umukristo icyo nazize cyane cyane ikibwiriza nabwirije inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye tukabasha kuganira ibintu bitandukanye ijambo ry'Imana n'ibindi byose byungura umukristo ufite mu mutima we inzira zijya Isiyoni muyunguyu rero tuzanye n'umuntu umaze kubikimenywa na bose cyane cyane kuri social media kubera ivuga butumwa akora kubera umurimo w'Imana ariko kandi nyamara ni n'umuntu wari warabuze kandi n'umuntu mwadutumaga cyane n'umuntu abantu benshi bavuze ibintu bitandukanye n'umuntu abantu bibajije aho yagiye n'umuntu abantu benshi bagiye bavuga ati muraho yemwe yagiye he byagenze gute katagikora ivuga butumwa none turamuzanye suye rero kugira ngo atuganirize ukurikire neza ikiganiro turi buze kugirana uri buze gusobanukirwa ibintu byinshi cyane muraho yemwe muraho amakuru ni meza ndabasuhuje kwiyobokamana TV muraho yemwe Yesu ashimwe cyane
amen. Yeka mbere yuko tugira ikindi tuganira ubanza udushyira imbere y'Imana kugira ngo abantu bazakurikira kino kiganiro bazabashe gusobanukirwa neza. Turagushimye Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yubahwa n'ibyaremwe byose, yicaye hejuru y'amajuru, niwe uri hejuru y'abakerubi n'abaserafi, uhora uramwa ubudasiba bavuga ngo urera urera. Aka kanya turagushimiye mu kiganiro Mwami Uwiteka tugiye gukora, ndakwinginze Uwiteka ururukire muri iki kiganiro, kandi imigambi ya Satani burizwemo, haboneke kugambirira kwera ko mu ijuru, maze ibyo uri gushaka byose bibe aha hantu muri iki kiganiro, nguko ibyo ushaka byose biri kuba iwawe mu ijuru. Urakoze, uciriye bugufi cyane, ushyirwe hejuru. Urakoze ko ugiye kubana natwe, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Uyu nguyu rero tuzanye mwamubonye, ngira ngo avuze ngo muraho yemwe, muhita mwumva arinde, ni akantu azwiho cyane, n'indamutso ye cyane akunda gusuhurisha abakristo. Reka rero tuze tuganira nawe, tumubaza bya bibazo byose mwagiye mudutuma, yagiye he, ko yabuze, katakiboneka, ibyo bintu byose ari buze kugenda bidusobanurira. Ariko mbere yuko wenda yagira ikindi kintu atubwira, arabanza tubwira amazina ye, kuko hari umuntu wahinguka kuri iki kiganiro ari ubwa mbere wenda mubonye, dore ko yari amaze n'igihe ataboneka, cyangwa yaranamwibagiwe wenda, dore ko ubwiza bw'Imana ushobora kubaho yagiye bwaranamuhinduye, wenda akaba atakimeze kwa kundi yari ameze mbere, uretse ko ariko ameze. Byose muri buze kubisobanukirwa. Mwatangira mwibwira abadukurikiye muraho yemwe. Nitwa Riziki Chantal, ngaba ndi umukristo. Cyakoze abeshi ngo bakeneye nimero de telefone mbere yuko dusoza, ndahibabwira tugitangira, ni 07 88 71 33 11, 07 88 31 11. Aho niyo nimero yanjye mshakirwaho, kuko ari beshi numvise ko babuze ngo nimero de telefone, batekereza byinshi. Turacyari kumwe, sawa cyane. Urakoze cyane, nawe uranankiranuye n'abantu n'ubundi baba bazinyaka cyane. Ariko none ntihagire umuntu unyandikira nyaka nimero za Riziki Chantal, azitanze mbere tugitangira ikiganiro. Rwose ubu ngubu uranyejeje pe. Chantal, amakuru yawe ni meza cyane, ndashimira Imana. Ndakomeye pe. Acyakijijwe neza? Yewe rwose ndiyumvamo ko ndi umukristo, umugenzi ujya mu ijuru. Acyakorera Imana se cyane rwose, ariko ntago bikiri nka mbere. Habayeho ikibazo mu murimo, sinzi wenda niba harimo ikindi biba ngombwa kwivuga butumwa rihagarara, kuko nigeze kubwiriza mu kibwiriza cyasohotse muri 2018, tangiza ijambo mvuga yuko nukorera Imana ntugire intambara uzaba uri haduyi mu ijuru. Nanjye rero hari akabazo kabayeho, nukorera Imana ntugire intambara uzaba uri haduyi mu ijuru. Rwose duhereye ku batubanjirije ko bagiye bakorera Imana bagahura n'akaga gakomeye, nanjye rero bagira ngo ibyo navuze bwari ubuhanuzi byansohoreyeho. Mu byo navuze habayemo akabazo ko guhagarikwa mu ivugabutumwa, bitewe nuko bambwiye ko ngo ngira ukuri kwishi ngo ngakabye. Nuko ubwo rero byabaye ngombwa ko mpagarikwa mu ivugabutumwa, ariko ntago nahagaritswe ku rwego rw'ubukristo. Ndacyari umukristo, ndacyegera ameza y'Umwami, ngayo ngoko. Sinzi niba ari ikindi kibazo mwambaza. Akabasa aricyo cyatumye abantu bakubura. Arumba kuvuga ngo abantu barakubuze, so kuvuga wenda kutanabwiriza ahantu mu nsengero, cyangwa ngo kuko umuntu ashobora guhagarikwa iburasirazuba akahakirwa, ashobora guhagarikwa mu itorero runaka akabwiriza mu rindi, umurimo w'Imana ugakomeza. Ariko kuri social media, reka mvuge ivuga butumwa rya online kuri YouTube, bifitanye isano n'ibyo kuba wari umaze igihe utagaragara. Bari barampagaritse ku mpamvu zo kubibwiriza byagiye bisohoka hariya ku ma YouTube. Kubw'ibyo bakajya bareba amagambo amwe namwe bakavuga ko ari ugukabya. Ibyo bituma bamwe mu bayobozi banjye bampagarika, barambwira ngo ntibashaka ko nongera kuboneka mu rusengero na rumwe mbwiriza. Ubwo nanjye rero
ivugabutumwa babwira n'abantu ko batemerewe kuntumira kumpamagara, biba ngombwa ko nanjye nicara nuko ariko nkomeza akazi kanjye k'ubukristo no gusenga, nta kindi kibazo cyari kiri aho ngaho. Nuko ariko ntibyambuzaga wenda ko abaje bangana mbaganiriza ijambo ry'Imana, arabansuraga bakansaba ko tuganira ijambo ry'Imana hirya no hino, bampamagara ngo dukeneye ijambo ry'Imana, ariko atari ngombwa mu rusengero. Nuko tugahura tugasengana, ngabaganiriza ku ijambo ry'Imana. Byaba ngombwa kwa muganga, mu nzu z'imbohe, nahageraga ngavuga ijambo ry'Imana kuko aho ngaho nta bariyeri ihari. Sawa. Yes. Hari havuzwe ibintu byinshi. Nge ubwo nk'umunyamakuru kugira ngo abantu bave mu rujijo, iyo umuntu ahagaritswe n'urugero nko mu itorero, wenda kubikavugwa ngo umuntu yarahagaritswe, wenda ntibigirwe na official, wenda ngo hatangazwa ati uno muntu ahagaritswe iki ngiki ibyaha ibi n'ibi ashinjwa. Urumva kuvuga wahagaritswe uzira kuvuga ukuri, ubundi ijambo ry'Imana ngo mu minsi y'imperuka amatwi y'abantu azaba badashaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo bashaka kumva ibibafitiye inyungu zonyine cyangwa ibizana wenda niba sinzi ukuntu nabivuga wenda ni Paulo wabyandikiye Timoteyo, aravuga ngo mu minsi y'imbere ukazabaho ibihe birushye, abantu bazaba bikunda bakunda imiya badakunda babo. Hari nawe yamubwiye ngo ntago abantu bazihangarira inyigisho nzima, ngo kuko amatwi y'abazaba barya bazaba bashaka ibibanezeza gusa. Icyo gihe rero nicyo twasohoyemo, kuvuga inyigisho nzima muri iki gihe zibwira abantu ubwami bw'Imana, kureka ibyaha, uhinduka umwanzi w'abantu. Ariko ntacyo umuntu abaye umwanzi w'abantu mu ijuru Imana ikakwishimira, mbona ntacyo bitwaye. Nuko sinzi niba ari ikindi kibazo mwambaza kuri icyo kibazo. Nanone niyo mpamvu nakomeje nkureba cyane nubwo ntazi kubisuzuma, ariko mu byavuzwe baravuze ngo Riziki ngo yarasambanye, ngo bamutera inda, ngo none yariheje yarabuze. Sinzi niba ibyo bintu wenda ari umunyamakuru wabyumvishe nkanjye gutya ndi kubivuga gusa, cyangwa nawe hari ibyo waba warumvishe wenda, kuko hari abantu babitwaye gutyo wenda rimwe na rimwe. Hari abantu bazi guhimba ikinyoma bakacyambika ikanzu nk'iy'ukuri, bakagiha ibimenyetso nk'iby'ukuri, bakagitsindagira bakagishikamira mu bantu, ugasanga gisa n'icyafashe kandi mu by'ukuri nta hantu gihuriye n'ukuri nyakuri. Burya sinzi umunyarwanda yaciye umugani ngo iyaguye hasi ntahita igera ihembe, ariko nge sinaguye, ahubwo ni ubutumwa bwiza. Nanjye ayo makuru yagiye angeraho, bamwe bakampamagara ngo ese koko ngo uratwite, ngo inda ni imvutsi, ngira ngo nawe wanyitegereje niba ntwite. Ibyo ngira ngo n'abayobozi banjye mu itorero n'uwabasanga akababaza, icyo kibazo ntikigeze kihaba ibyo by'ubusambanyi. Kandi ababivuga sinzi impamvu babivuga, ntibagaragaze wenda n'uwo twagwanye mu cyaha. Niba narabyikoresheje simbizi, keretse wenda niba bamwe bavuga ngo ni y'umwuka wera, ariko ibyo ngibyo mu buzima nahamya ko bitambayeho, bitigeze bimbaho. Nuko nge ndi umukristo, icyo nazize cyane cyane ikibwiriza nabwirije i Butare kwitaba mu kwezi kwa 9 mu giterane kivuga ngo hahirwa b'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Ndumva naravuzemo n'ijambo ryo mu gitabo cy'Abalewi rivuga, nari ngendere kuvuga ko turi mu gihe cy'abantu bafite imitima imeze nk'inyamaswa, bahindutse nk'ibikoko. Umuntu ari umuntu, ari ku mutima we ibikorwa bye ari bya kinyamaswa. Ndumva icyo kibwiriza cyararakaje bamwe mu bayobozi, n'icyo muri 2018 cyene n'intama nacyo cyara n'intama koko cyarasakuje bya hatari, kajya abantu nkajya numva bari kuryaniza ati noneho ati Riziki ntabikira ntabicika ati ibintu atenyutse kuvuga. Nari mvuze ku mico y'ihene, ibiranga ihene n'ibiranga intama. Bavuga ko ari ugutukana, gushira isoni, ibintu nk'ibyo, ariko nzi neza ko ibyo navuze abantu benshi barabizi kandi uko bibaho. Ndumva ntacyo nabeshye aho ngaho. Ibyo rero byatumye
mpagarikwa ku murimo nakoraga mu rwego rwo mu nsengero, ariko hanze ntabwo wigeze uhagarara umurimo w'Imana wari ukomeje. Cyakoze nyine ku ma social media nta kibazo nyine byo byabaye bihagaze ko twajyaga duhurira benshi n'abanyamakuru mu rusengero, ntabwo urumva ntabwo twahuriraga hanze, niyo mpamvu mwari mwarambuze. harya dusa n'abasubira inyuma mbere yuko wenda dukomeza n'ikiganiro, uretse ko n'ubundi byari ikiganiro. Icyo gihe uvuga ibiranga ihene harya yarangwaga n'iki, intama irangwa n'iki? Waba ushubije inyuma, ariko nzi ko bihari ibiranga imico y'ihene. Icya mbere nibuka ko navuze ko ihene intama igendera inzira imwe ikabasha gukurikira shebuja, aho agiye hose intama ikamukurikira, ariko ihene ibyo ntibikora. Nubwo ukora ibimeze ute, nubwo wayiraza kuri matera yawe mukararana, ariko buracya wagera aho ugiye ihene ikucunga ku jisho ikabiciyeho, ikaguruka ikabiragiye. Ariko intama nubwo yaba ishonje yenda gupfa iragukurikira uri shebuja. Nuko ubwo rero ihene yo ntabwo yakatira ibigori ibishyimbo, ntabwo ikomeza urugendo ngo ikurikire shebuja. Ubwo kubw'ibyo ako ni kamwe. Ikindi navuze ihene mbeko ari twishe icyo gihera, keretse tubisubiyemo nk'ikibwiriza, yandarika amatwi yumva n'ibitayireba. Nabivuzeho uburyo hariho abantu barangazwa n'ibidafite umumaro ari abakristo, ntabwo ari mu rwego rw'abo hanze. Usanga umuntu arangajwe n'ibintu bidafite umumaro, umupira ukamutwara umutima, ari umukristo akaba yareka repetition kujya kuririmba, ari umuririmbyi, ari umunyamasengesho, ari umuvugabutumwa, akajya kureba ibintu bitamufitiye umumaro, gufana ya makipe yo hanze, naho yaba ari na hano hafi za Rayon Sport kandi ntibamuzi, atakaje igihe cy'ubusa, ibyakamugiriye umumaro ntabikurikize. Keretse tubyinjiyemo nibwo nabyinjiramo iby'ihene, uburyo intama ikunda abana bayo ikabitaho intama, ariko ihene uburyo ibyara intama ntibe yakwemera kujya kurisha, ikemera gupfira abana bayo, ntibe yata umwana wayo. Ariko ihene ikimara kubyara nubwo wayifata ukayambukana umupaka, rwose ihene yakubwira ati tugende naho nzagera nzabyara abandi. Ihene ntacyo bibwira, nk'uko umugore w'iki gihe adatinya guta umugabo we n'abana akajya gushaka abandi bagabo, umugabo ntatinye guta abana yibyariye. Burya niba usenga Imana uri ihene, ntabwo ukiri umukristo. Niba utagendera inzira imwe ngo wumve ko ufite intumbero imwe ijya mu ijuru, ukasanga wandarika amatwi wumva n'ibitakureba. Hari ibireba bari hano hanze ku isi, ariko nk'abagenzi bajya mu ijuru hari ibitureba intumbero. Hari ibintu tutakagombye kurekesha umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana, Imana tukayigiriye mbere, nk'uko tujya turimba ngo Yesu niwe wa mbere, ni number 1, ariko ugasanga ari ibintu twabashije gushyira imbere kurusha iby'Imana. Icyo gihe Imana igufata ngaho nyine uhandarika amatwi wumva ibitakureba. Keretse mbyinjiyemo mu kibwiriza hari nk'ijambo twasomye nibwo twabivugaho neza, kuko si umwanya ni dukeya two kwibukiranya. Nabivuzeho cyane, ntabwo nabyinjiramo, ni ukwibutsa abantu. Ubundi Riziki Chantal ni muntu ki, yabayeho gute? Ese ko icyo kibazo kirakomeye, kuvuga ngo umuntu ni muntu ki. Numva mu mvugo z'iyi minsi bavuga ngo umuntu ni mugari, umuntu ni munini cyane. Cyakozeho ako nasobanuraho, Riziki Chantal ndi umukobwa, ndi n'umukristo, umugenzi ujya mu ijuru. Ibyo ni icya mbere niyiziho. Ikindi, ndi umuntu ugira ishyaka ryo gukorera Imana, kuko icya mbere ndayemera kandi ndayizera. Imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye bwose byose mbishyira mu rwego rwo gukorera Imana, aho ubwenge bwanjye n'umutima binyerekeje niho nshyira imbaraga zanjye. Hamwe n'ijambo ry'Imana ngerageza gushyira mu bikorwa icyo nsabwa n'Imana, n'ijambo ry'Imana hamwe n'umwuka wera. Nuko
sinzi niba ari akandi kantu wenda ntabashije kunoza murambaza. bivuzemo ni byiza, ariko basi umuhamagaro wo gukorera Imana waje gute kuri Riziki Chantal? ubwo ni ubuhamya burebure cyane, nabivuzeho mvuga uburyo navutse. Mbere yuko mvuka habura iminsi 3 papa yarose inzozi zanjye, akarota mu masaha 9 ari ahantu kure yo mu rugo, yari ari mu kazi. Akarota abona mu nzozi hari 9 z'amanywa abona umuzungu amusura, ariko mu marayika ni umukatolike papa wanjye. Ngaramusuza mu mazina ye yombi, arangije aramubwira ngo gira amahoro y'Imana. Arangije aramubaza ngo fora umwana wawe yitwa ndi? Papa ngo areba ikirere buri zina. Arangije arongera arabimubaza ngo fora umwana wawe yitwa nde? Bigenda gutyo ngo aburi zina. Ku nshuro ya 3 abimubajije ngo aramubwira ngo yitwa Riziki Jeanne Marie Chantal. Ngaramubwira ngo uragitsinze, gira amahoro y'Imana. Muri ako kanya ariko uwo muzungu yaraje mu kanya abonagiza amababa, ntago yabonaga amababa, abona aragurutse, abona arigendeye ngo ibicu mu kirere biramurengeye azamuka ajya mu ijoro. Papa barakangutse yibaza ku byizo nzozi. Yarabamaze mu rugo kubyara ubugira 3 babyara abahungu. Aribaza ati se ko tubyara abahungu ninde madamu ko atwite, naramuka byaye umuhungu iri zina nzarimwita, numva ari ry'abakobwa. Kubwibyo ariko ngo afata agenda arandika, aravuga ngo yavuka ari umuhungu, yavuka ari umukobwa, aya niyo mazina nzamwita. Nuko ubwo rero haciyemo iminsi 3 ya saha papa yaroteye izo nzozi, niyo navukiyeho. Ayo mazina rero niyo banyise. Kubwibyo nakunze iby'Imana ndi umwana muto cyane. Ubwo abandi bana bajya mu ngo z'abantu, ngewe najyaga mu kiliziya ndangajwe n'amashusho ya Bikira Mariya, kuko nakundaga Bikira Mariya ngira umwana, njya kuzerera mu kiliziya. Niho naje guriramo n'umuryango wa Kiliziya Gatolika bita Muvuma Sacerdotal Marial, ushingiye ku bintu by'amabonekerwa yabaye hirya no hino ku isi. Aho rero niho nabashije gutangirira ibintu byo gusenga cyane ngira umwana mutoya. Ntago nari ndatangira kwiga, ariko ndi umwana natangiye gusenga, ariko byagiye kugira imbaraga ngeze mu mwaka wa 3 primaire mu mashuri abanza. Bigeze nibwo natangiye kujya niyiriza. Ngeze mu mwaka wa 5 biba karusho, ntangira kujya mara iminsi 7 ndarya ndanywa, bitewe no kumva ubutumwa bw'ababonekewe nka za Fatima, ku bana numvishe babonekewe. Najyaga nanjye mara icyumweru narikingiranye mu nzu ndarya ndanywa senga. Nibwo natangiye no gukora ingendo ntagatifu iwacu niyo za Gisenyi nyine, ingendo z'amaguru uciye za Kibuye ukagera Gikongoro Nyaruguru n'amaguru, mu ngendo ntagatifu, ingendo zo kwibabaza. Ni birebire rero naho byazamukiye, birimo ubuhamya bwinshi cyane. Tuzagenda tubiganira uko buzagenda bucya, bahereza ku buhamya bwanjye nta kibazo, turi kumwe. Mwabyumvishe abakunze by'Iyobokamana TV. Riziki Chantal yahamagariwe muri Kiliziya Gatolika, aragenda waje nubwo uzagenda ubitubwira aho wenda mu buhamya uyu munsi wenda kwaruka kubaza ngo wagiye usigaye ubahe, ariko wenda tutaragisoza. Riziki yavuye muri Katolika gute, yaje mu barokore gute? Nabyo abari kureba iki kiganiro ntabwo babura kubyibaza. Mu musegongero uri kuduha nako kadusoma. Turi ubuhamya burebure cyane cyane, bintwara nk'amasaha 8 kubivuga byose ikintu ku kindi. Maze kuba mukuru, igihe cyarageze iwacu banzana hano i Kigali mu rwego rwo kumbeshya ko nje kwiga, ariko byaramayere yo kunta muri uyu mujyi. Igihe cyarageze rero nabayeho mu buzima bugoranye muri uyu mujyi wa Kigali, nabaye mayibobo, nariye puberi. Navuga ko Imana yantabaye nkuye muri ubwo buzima bwa kimayibobo, ntagira aho kuba. Imana yabanje kumereza akazi keza mu buryo bw'igitangaza, n'abakambaye ntabwo ngira ngo ntibanabishakaga, ni Imana yari ikoze igitangaza. Ubwo tuzabivugaho. Nibwo haciye n'icyumweru nka 2 bambe muri ako kazi nakabonye mu kwezi kwa 10. Mbonamo inshuti y'umurokore, umukobwa nyerera imbuto nziza, asaba ko namusura ku rusengero rwa ADEPR Kiruhura.
naje kumuherekeza aho niho nakiriye agakiza ngezeyo n'uburyo nafashwe n'ibirebire n'uburyo banyakiriye neza muri 2007 mu kwezi kwa 12 niho nakiriye agakiza tuzabivugaho nabyo ntacyo ibintu ni byinshi ariko uwo mwaka niwe nakijirijwemo tuzabivugaho turacyari kumwe sawa Riziki iyo ubona wenda uhagarikwa mu itorero cyangwa ugakirwa inyuma y'itorero ukabuzwa gukora ivugabutumwa uzira ukuri iyo uri gusengera itorero ry'Imana muri iyi minsi nk'icyo kintu gituma urisabira iki icyo ni ikibazo kinoroshye kuko baravuga ngo itorero ry'Imana riri mu ibanga hari amadini hari n'itorero nzu wampamagaye ntibyambuza gusabira itorero neza kuko ndi umukristo ntabwo dukorera mu mubiri byacu ntago ari intambara turwana z'umubiri kandi Yesu bamubambye ku musaraba yaravuze ngo dato bababarire kuko batazi icyo bakora ntago yigeze avuga ngo ubahane na Stefano bamuteye amabuye nawe aravuga ngo abona ijuru rikinguka asaba imbabazi ababikoraga ndahamya neza ndashidikanya n'umutima wanjye ko abakoreye biriye n'imbere y'uwo nkorera nzi ko Imana iba hose ntago nigeze mbasabira nabi kuko nzi neza ko mpanganye na Satani ni umwuka yanyura mu bantu nabo udatekereza yabakoresha icyo rero nta kibazo kirimo kandi ni na byiza Yesu yaravuze ngo ni Matayo wabyanditse mu bice 5 aravuga ngo muzahirwa niba batuka bakabatoteza babakubita bagira ute babarenganye babahura izina ryanjye ngo muzishime kuko ingororano zanyu zizabanyishe mu ijuru ubwo rero umuntu watuma nanjye nzongererwa ingororano nge nta kibazo mfite nta kibazo na gake mfite keretse niba arakane kabazo mva wambaza aho ngaho turi kumwe ni byiza cyane bakunze Iyobokamana TV uyu nguyu ni Riziki Chantal ni umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uzwiho ngo kuba kugira ukuri kwinji cyangwa ukuri kosa kuvuga uko kuri kuki wumva wahagurutse mu ivuga butumwa ryawe wiyemeje kuvuga ukuri mu gihe abantu benshi mw'iyi minsi y'inyigisho zabo usanga barimo bagenda bakarota ukuri bakareka kubwiriza iby'ijambo ry'Imana risaba ahubwo bakabwiriza ibyinda zabo zivuze cyangwa zibategeka icyambere Imana impamagara ngewe ntangira ivuga butumwa yansanze mu nzozi intumaho n'abahanuzi irambwira ngo uremera kunkorera tugiranye isezerano n'indahiro uremera kunkorera ukarenganywa n'ikiremwa muntu ugatukwa ugakubitwa se ugafungwa ukaba wakwicwa uzize ivuga butumwa ndavuga ngo ndabyemeye nuko nabwiwe mu nzozi irambwira ngo muri wowe nshyizemo amagambo y'umuriro irambwira ngo ntuzigere ukundwa n'abantu uzarwanywa cyane irambwira ngo ariko si wowe wa mbere n'ababakubanjirije byababayeho irambwira ngo nzabana nawe nkwemereye ubugingo irambwira ngo ngushyizemo amagambo y'ubugingo kubw'ibyo rero ne bintera kuvugisha ukuri cyakozeho gatoya kuri ako kantu nahuye n'impuguro z'abantu benshi cyane bamwe mu bakozi b'Imana bagenzi banjye ngitangira bajyaga bambwira ngo urabona uzabahute nukomeza kuvuga amagambo akomeye gutyo ngo urabona utazicwa n'inzara uzabaho gute narakodeshaga uzishyura inza yukuye he hari naho nabwirizaga bakananyirukana nabi iti nimumuhe n'amazi yo kunywa kubw'icyo kintu ngataha gutyo ngagenda n'amaguru ngacumbika mu mayira ari icyo kintu nazize kuko navugishije ukuri byagiye bimbaho cyane sinavuga aho byagiye bimbaho ariko byambayeho nge ndabizi ariko na Yesu yahekenya amasaka mabisi yamamfuje ingano kubw'ubwami bw'Imana yaraye mu mashyamba nuko rimwe rero cyakoze ntakwiyemeyeho nigeze gufatwa n'impuguro aho ngeze bampuguza abaho gute rimwe ndihugura ndibaza ntese abantu bose niko banyanga ndibaza bajyaga banamereza urugero ngo mu jambo ry'Imana ngo ravuga ngo mubwire abantu bangi ryururutse imitima ngo ubwo rero ngo sinzi impamvu uvuga amagambo akomeye gutyo
riziki rimwe njya kubwiriza igikondo ahantu sinangombwa ngo mbivuge muri 2014 ndibuka uwo mwaka ntango ubuhamya bufasha abantu maze kubutanga ni mvuga n'ibyururutse imitima mvuga akajambo koroshye kururutse imitima mpumuriza abantu barakwigisha ibitangaza biroroha cyane kandi burya n'abantu benshi imitima yabaye nk'amashara bahita bafashwa cyane nashoje rya jambo ubuhanuzi buhita bumanuka niho nemera mu buhanuzi bwa Daniel ko Imana ibasha gushyeshyenga abantu nuko ngo uvuye mu isezerano nta mpamvu Imana ngabo baniza abayobesha kubashyeshyenga ubuhanuzi bumanukana none ihumuriza abantu iteraniro rishoje abantu baje kunsuhuza bamwe bambwira ati Imana iguha umugisha twafashijwe bamwe bakajya bampereza amafaranga nibwo bwa mbere nari mbwirije abantu bakampa amafaranga banamperekeza bamatike bambaza ati se wabaga he pasiteri ndabaza ntese naribajije arambajije ngo wabaga he kuki umuntu nkawe tutakubona ndavuga nicyo gihe Imana ibishakiye ntaha nihugura ko nazongera kuvuga ibikomeye bitewe n'amafaranga nari nahawe buracya ndakubwiriza mu nce za Kacyiru naho mpumuriza abantu nanjye nihakururutse imitima naho abantu bakajya baza abagore barira ati twafashijwe Imana iguha umugisha nkabona abantu barampfunda amafaranga bamperekeza neza nuko naratashye ye kubgayo mafaranga ndahaha ndateka ndihugura ntago nzongera kwitera umwako mvuga ibikomeye ni bya bintu burya Imana irabishyigikiye mu kuryama senze numva nta bwenge mfite numva ni nk'umuntu utagira ubwenge namba w'igicucu no kubwira Imana ngo indinde muri iryo joro birananira mbura ijambo mbwira Imana nsengera kuryama pfa kuryama ndasenze ariko numva umutima wuzuye ubwoba bicya ubutumire nari mfite bwose mbuhagarika mfata amasengesho y'imisi 3 ngo mbanze menye ikibazo mfite imbere y'Imana nayashoje ndota mbona umugabo wambaye ikanzu yera araza mbona afashe ishingu mu ijosi mu buryo bworoheje Yesu nta mbaraga ashyiramo Yesu afite tekinike yihariye yafashe agashati nari nambaye muri izo nzozi arambaza ngo mbwira wagwaye uburenganzira bwo kugabura imitobe imitobe nimbabarira mwami yarakozeho gutyo gusa ariko njye nkumva ndikubura umwuka byumvikane ko uburakari bw'Imana ni ikintu gikomeye nahise ntinye Imana arasa n'urekwerongera arafataho gutyo gusa ku ishati mbwira waguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe ariko uko yafatagaho nkumva ni nka ijosi byose yarifashe nkumva nabuza umwuka wo guhumeka nanjye ndasubiza nimbabarira mwami arongera ubwa gatatu numva amaso ari gukanuka ngiye gupfa ndamubwira nimbabarira mwami arambwira ngo Eliya yarankoreye n'ubu turi kumwe mu ijuru namuhembye ubugingo buhoraho arambwira ngo ariko hari ibikona byamufashije umurimo bizana inyama n'imitsima arambaza ngo mwana wanjye ibyo bikona byabonye ubugingo nihoya arambwira ngo nkorere ntacyo urebyeho kuko nashimye ko mu murimo wanjye hinjiramo ibikona ngo bize bifashe bayeri y'umurimo nta bugingo biteze nibwo rero mboneraho no kubwira abantu mu byiciro byose mu itorero umuntu akorera Imana cyangwa se arorere ariko ajya agenzura niba atari igikona ushobora kuza ukitanga uko wakubakisha urusengero rwose usambana uri umusinzi ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kugambanira abandi Imana ikakwihorera ndetse abitorero bakagushima bakagukunda ariko iyera yo mu ijuru ikubona nk'igisiga cyaje gufasha abayeri y'umurimo ariko nta bugingo uteze aricyo uzatahira reka bengarukiye aho ngaho niba ari ikindi mumbaza nta kibazo ni hatari ntabwo byoroshye umuntu wese akwiye kuguma uko yahamagawe nyine niko biba bigomba kugenda riziki rero ubu noneho se ubu ivugabutumwa ryawe ukora nubwo urihuriramo n'ibibazo byinshi urumva nyine wariyemeje gukomeza kuvuga ukuri uko nicyo umuntu wenda yavuga nk'umwanzuro wenda wawe w'ingingo twari tuvuga nyuma yaho Yesu yarambwiye ngo usoma ijambo muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 hari ijambo rivuga ngo muce mu irembo rifunganye kuko irembo rigarara inzira ijyana abantu kurimbuka aho ngaho rero iryo jambo arambwira ngo numara kurisoma urizengurukane mu mujyi wa Kigali hose aho nzashaka uzahanyura hose uzaribwiriza irambwira ngo numara kuribwiriza uzabuhumanutse iryo jambo nararibwirije
nyuma yarambwira ngo icyo gihe yahise ambwira ngo numara kunyuraho nzashaka nzakugarukaho nkubwira ibindi uvuga. Nuko ubwo nyuma namaze kunyuraho Imana yashakaga yampaye ibindi byo kubwira abitorera abakristo, narabivuze byinshi cyane icyo gihe. Nyuma yaho rero ntago nongeye kongera kugira indi myumvire cyangwa kwakira izindi nama ziturutse ku kiremwa muntu. Iyo ngeze mu bibazo binyobeye ndapfukama nkareba mu ijuru kagisha inama Uwiteka. Ashobora kungenderera mu bitekerezo cyangwa se mu nzozi, cyangwa se hari n'igihe ntuma umuhanuzi iti ikibazo wari ufite kimeze gutya na gutya, ndi Uwiteka ndi kumwe nawe mbigenje gutya nuko. Ubwo rero ndi mu bantu bamaramaje kuvugisha ukuri naho napfa. Byararangiye muri make mu mvugo nkunda cyane mbwira abantu ngo nitabye Imana. Byararangiye narangije kwitaba Imana naho na kuzira ukuri nta kibazo. Ariko ubundi riziki Chantal yo bavuga nkunda ko abantu nyine bakunda kumva babivuga baravuga ngo riziki Chantal ngo wa mukobwa watwitse Cadillac. Gutwika Cadillac, hari n'abandi bantu nyuma yawe yuko utanze ubuhamya uvuga uburyo Cadillac yahiye n'ibiki byose n'uruhare wabigizemo cyangwa n'uburyo Imana yagukoresheje kugira ngo icye. Hari abandi bantu bagiye baduka bavuga bati nyamara natwe twatwitse Cadillac, abantu bakagerageza no kuvuga ati reka ntimuzajye mubeshya ati Cadillac umuntu watumye icyo arazwi gutyo nyine usanga ibaye siroga gutyo ngo gutwika Cadillac. Ubundi iyo mvugo kuri wowe umuntu utabizi ariko uzi wumva riziki Chantal akumva niyo mvugo, ubundi ubwo buhamya bumeze gute bwo niki wabitubwira? Ubuhamya narabutanze bitari rimwe nabubajijwe na benshi, ababivuga ubwo bafite icyo bagendereye n'icyo bagamije. Ngewe biriya si ibintu byo kwirata ngo mbiki, ngewe ni ikimenyetso Imana yanyihereye. Nahoraga ngira ikibazo cy'uko ntuzura umwuka wera. Numvaga ko abantu bafite umwuka w'Imana ari abantu batitira bavuga indimi nyinshi. Guhera za 2009 2010 gutyo, iyo Imana yambwiraga ngo nimpaguruke nyivugire, natangiye kubwiriza 2009 bakajya banyumvisha ko nta mwuka wera ngira kuba ndatitira ngo mvuge indimi. Nasenga Imana ikanyumvisha ukuntu ufite umwuka wera. Nuko nge rero simbyemere. Nibwo Imana yambwiye ngo ngucishire mu gashuri k'abahanuzi ubwo wanze kwemera ko umwuka wanjye ukuriho. Nigasoza uzabona ikimenyetso cy'igitangaza cy'ukuriho umwuka wanjye wera. Ubwo rero boîte Cadillac kuba yarahiye muri 2012 cyari kimwe mu bimenyetso Imana yanyemezaga ko umwuka w'Imana undiho, kuko yarayingendesha mbwiriza mu makabari mereza n'ubutumwa bwihariye kandi bukomeye. Nabwirizaga iryo joro bageze mvuze baramwaza indaya zirankomera kandi koko nabwo kuri Cadillac byari mu masaa 7 y'ijoro mvuze mu kumwaza. Nazamuye isengesho niho hantu suko handi nanyuraga araho bansohoraga nabi harazanyamirambo bavuga ati uyu mugore ni umusazi ibiki byose. Ariko kuri boîte namaze kuvuga bamwajije indaya zinkomera. Nazamuye isengesho rito cyane. Imana iri bukora igitangaza ntibigombera amagambo menshi. Ikindi cyakoze kuri ako kantu nabona no kubwira abantu babeshya ngo ni muze ngo mutware ibitangaza ngo mugire ute. Iyo uri bukoreshwa igitangaza kuko ngira ngo sinarimwe ariko sinjya mbyirata, Imana yankoresheje igitangaza. Ariko nta n'icyo bivuze. Icy'ingenzi ntabwo mu ijuru uzajyanwa nuko wakoreshejwe ibitangaza, nuko umuntu aba yarakiranutse. Ibyo ni ibintu bikomeza gusa umugenzi mu rugendo ngo wumve kuri kumwe n'Imana, nta n'ikindi ndetse bimaze. Ngerera Imana yabinyeretse igira ngo inyereke ko umwuka w'Imana undiho, nta kindi byabereye niki Imana yabikoreye. Ubwo abandi babivuga ibyo birabareba, ubwo nabo bafite impamvu batanga, nge simbizi. Nge nuko mbitanga nk'ukuri uko mbizi mu mutima wanjye. Icyo gihe nyine ndayazi kumwaza ugeze hanze ubyigire turangiriza iyo story gatoya kugira ngo dusobanukire neza. Nubwo wabutanze henshi ariko kuyoboka Mana TV no bwa mbere tukwakiriye. Ikindi kandi n'abantu bashaka kuba update cyangwa kwibuka ibyatambutse. Ibyo ndumva aho ngaho nari mfite ubutumwa buboneka muri Yeremiya 5:6 rivuga ngo ni muhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye.
muticwa muhowe ibicumuro byaho kuko ari igihe cyo guhora kuwiteka. Iyo navugaga iryo jambo rinjemo mu kabari kose ninjiragamo, iryo jambo ryabanzaga kunzamo, cyangwa se hakabanza ijambo ryo kumanuza ibita Obadiya agira igice kimwe ku murongo wa 15 havuga ngo dore umunsi w'Uwiteka uraje kandi uziye amahanga yose, uko wagenje nawe niko uzagenzwa, ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe. Kubw'ibyo rero iyo nabanzaga iryo jambo rya mbere cyangwa iryo ngiryo, hahitaga hanzamo ubutumwa buvuga ngo yemwe mwabagabo mwe, abagore banyu bararira amarira menshi, abana mwabyaye bishwe n'inzara barwaye bwaki, abana ntibiga, Imana yabahaye umugisha, muzana kwa maraya kusindira no kusambanira. Kubw'ibyo Imana yo mu ijuru babanguriye inkota. Yemwe mwabagore mwe, mwasize abagabo banyu muje kwinezeza, mwasize abagabo banyu mukaza kwinezeza mubabeshye ngo mugiye muri misiyo z'akazi, ni kandi muje kwinezeza no kwisambanira. Ni kubw'ibyo Imana ibanguye inkota yaje kubasya. Ninkabwira abasore n'abakobwa nti yemwe mwabasore mwe mwabakobwa mwe, ababyeyi bababyaye bararira amarira menshi, bari kwicuza icyatumye bababyara. Igihugu cy'u Rwanda gifite isoni zo kubitirira ko muri abana b'u Rwanda kubera kwiyandarika kwanyu, ubusambanyi bwanyu, uburara bwanyu no kwambara ubusa kwanyu. Ni kubw'ibyo Imana yo mu ijuru bahinduye intumbi ku misozi, mugiye kuribwa n'inyoni nkongoro. Urumva ko ayo magambo atari yoroshye. Aho rero inda yazarankomereye, bamwe bakajya bakuraho utumini banzengurutsa abakobwa, bakajya bayambika ubusa butarika, barangiza ngo aramwaye yabuze umugabo, ngo aramwaye yabuze umugabo, bamwaza nuko abantu bankikije ku bwishi. Ndi kuvuga ayo magambo nabivuze bwa mbere birarangira, ubwa kabiri ku nshuro ya gatatu muruko bamwe bari kumwaza mbivusubiyemo ku nshuro ya gatatu, umugabo wari waparitse imodoka cye nkariya araza ngo yewe sha ngo kuri imitwe aho ngaho, ngo kubeshya ngo rizamahanuzi ngo rizamakoze z'Imana, ngo wavuze icyaka cyakwishe, ngo urwanga rwakurenze, ngo wabuze aho uhera, ngo tukwemereye ikese ya Mitsingi, ngo nkwemereye ikese ya Mitsingi, ngo ndanakwishyurira muri boîte, ngo muri boîte ngo twinjirane, ariko yiguteka imitwe. Akivuga gutyo ukuboko kwanjye kw'iburyo sinamenye uburyo kuzamutse mu kirere rimwe gusa, numvishe bizamutse nk'umuyaga, kuko nageze numva ndi mu mbaraga, mfite ubunini kurusha hari inyubako y'inzu y'ikiyetaje, numvaga ndi munini cyane. None ukuboko kwazamutse, nasenze isengesho rivuga ngo ndagushimiye Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kahantu hose nanyuze twari turi kumwe, ni kandi n'aha hantu turi kumwe. Nisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Nagiye kuvuga mu izina rya Yesu, numva boîte ngo pa iraturitse, babona umuriro urakurumanya. Abari baraho barushungeraga bamwe ati wa mugore ni umuhanuzi, ati wa mugore ni umuhanuzi. Ibyo kubangara mwaye birahindutse, babyiganira kundeba mu maso, uko bari kurwanira kundeba mu maso, nanjye niko namwe bari gusohoka barimo ngo ayiwe turapfuye, we turapfuye. Numva ijwi riturutse inyuma yanjye rimbwira ngo wirushya baragufunze. Ariko iryo jwi njya mbwira abantu ngo nkeka ko ari rya Satani, kuko naryumvisha numva umutima urakutse, ako kanya ugikuka utera cyane, numva ubwoba buramfashe, bwa bunini niyumvaga, numvaga ndi munini cyane, numva buranyegereye nk'uko umuntu, nsigara numva bumfashaho nk'ikanzu umuntu yambaye, ndushaho kugira ubwoba, numva ni nk'aya kanzu ni nk'umuntu uri kuyinkuramo, ndi gutekereza gusa ko ngiye gufungwa, numva za mbaraga ziragiye, sigara ndirizi ko usanzwe ndatekereza mu bitekerezo ntiwafumyamo nkiruka. Ariko abandi bo ntibabonaga ko ufite ubwoba, ahubwo bari kubyigana gusa bavuga ngo wa mugore ni umuhanuzi, wa mugore ni umuhanuzi. Mugihe nahindukiraga abantu bari kurwanira kuza kundeba mu maso ari benshi, n'abamotari abaparitse imodoka baza kundeba ngo wa mugore ni umuhanuzi. Nibwo nabonye moto iparitse, umumotari abambe hari moto umumotari yicayeho, nahise mbanyuramo vuba na bwangu, simbukira kuri ya moto, nicara kuri iyo moto mbwira umumotari nturuhukire Nyabugogo. Umumotari rero mu kuyatsa n'abari baraho bose babazigiyeho moto, bari bafite moto nabo barabazakije, tuba turagiye, abamotari baratwometse, turenzaho bita kwa Rastameni, abamotari batangira kujya bampamagara bari inyuma zacu kandi bari beje, ngumva mukozi w'Imana, ngumva ngo twebwe abamotari Imana iri kutuvugaho iki, ngo natwe tubwire. Nuko njya mboneraho kubwira abantu bankurikiye ijambo ryo muri Yesaya 5:6 rivuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, ni mu mwambaza kibari bugufi. Umunyabyaha ariko inzira ze mbi,
hari igihe umuntu ahabwa igihe ntagikoreshe nyuma akazarigira akashaka gukora neza bitagishobotse. Ubwo rero ndumva ngushubije, sinzi ikindi wambaza aho ngaho. Bakunzi b'Iyobokamana TV, mwabyumvishe, uyu ni Evangeliste Riziki Chantal, mu buhamya bukomeye, mu ivugabutumwa rikomeye akora, mu bigeragezo byinshi yanyuzemo. Ni wa mugani wa ya principe yacu dukunda kugenda ivuga ngo iyo Imana ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye irabanza ikakunyuza mu bikomeye maze ikagukomeza, nuko izo mbaraga iguhaye zikazatuma ubasha gukomeza abandi. Murumva ko Riziki rero nawe ari makomezwa n'Imana cyangwa yakomejwe n'Imana, na n'ubu agikomera komera ushikame rero uzakorera Imana nyine ibintu bikomeye ubwo yakunyujije mu bikomeye nyine nkuko iyo principe tugendera bivuga. Imana ishimwe cyane. Uretse no gukoreshwa ibikomeye, icy'ingenzi Paulo yavuze, ndumva ari Yakobo niwe wavuze ngo iyi mibabaro ducamo igihwayihwayi ntabwo dukwiriye kuyigiranya n'ubwiza tuzabona hanyuma. Hari ubwiza tuzabona hanyuma. Ndasiganirwa ndaharanira. Paulo niwe wavuze ngo ndasiganwa singutazi yajya, ndaterana ibipfusa ariko simbusha. Niba batubanjirije baremeye gushyirwaho ingero bahorwa ubwami bw'Imana, abandi bagaterwa amabuye, abandi bagatwikwa, tukaba tunabiririmba bamwe mu ndirimbo, byumvikane ko niba Bibiliya yaravuze ngo mu minsi ya nyuma ibihe by'imperuka hazabaho ibihe birushya. Niba rero tutemera abakozi b'Imana guca mu birushya, ubwami bw'Imana bubari kure, ntabwo babona. Niba batemeye bashaka kuba mu buzima bworohereye gusa, ijuru ribari kure. Ariko ni ngombwa ko duca ahakomeye, kuko Yesu ubwe yaravuze muri Matayo gice cya 7 umurongo wa 13 yavuze ngo inzira ijya mu ijuru iraruhije, abayinyuramo ni bake. Ababeshya ko byoroshye ngo icy'ingenzi tuzajya mu ijuru, abo barabeshya. Nyirubwite yaravuze ngo ni ngenzira ukuri n'ubugingo, nta uzajya kwa data nta mujyanye. Ni kandi akavuga ko iyo nzira iruhije. Ubeshya rero ko yoroshye, sinzi aho yaba yarabisomye. Iyi nzira iragoye, kandi yanatugiriye inama ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri. Turi mu gihe hagwiriye abahanuzi mbitama abandi abesikoro, kubeshya ibintu bimeze kuvuga ijambo ry'Imana bimeze nk'akazungu kigeze kwaduka muri iki gihugu. Ngo tombora medika akazungu cheke disi yushyira aha ngaha ndaguha ibi, bimwe byo kuvuga ngo zana amafaranga ngo Imana iraguhereza ibi, ngo shyira aha ngaha ngo iraguha imodoka. Ubwo ni ubujura. Ntaho Yesu yigeze abwira abantu ngo muzana amafaranga ngo mbahereze ubutunzi. Ntaho Yesu yigeze abivuga. Ahubwo icyo yaragambiriye, icyazanye, tuzirikane icyazanye Yesu, icyambere yarakugira ngo intama zibone ubugingo kandi bwinshi. Misiyo y'Imana ni ubugingo, kuko ibi byose turimo bifite ni igihe gito. Nta burambe, nta myaka 200 300 nteze kuri iyi si. Ngira ngo n'ijana ubu ntayo ntegereje imbere, byararangiye, yaragabanutse. Ubwo rero ni ugushaka ubwami bw'Imana, si uguca urubanza, ahubwo tureba muri Bibiliya. Kuko rabo bavuga ngo mwami mwami kuri uwo munsi nditwahanuraga, nditwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nditwakoze ibitangaza byinshi. Ngo azababwira ngo nibwo azaberurira. Ndumva ari Matayo 7 ku murongo wa 23. Yesu yaravuze ngo ubwo nibwo nzaberurira, ngo nimumve imbere mwankoze zibibimo. Ubwo rero biragatsindwa kuba warahawe igenda ukore neza uri umukozi w'Imana kubw'indamu z'isi. Sawa, ikagarukiraho. Ariko mutumishi wa Mungu cyangwa mukozi w'Imana, uriya mubyeyi witwa Hana wo muri Bibiliya yabayeho ashaka nk'abandi babyeyi, atinda kubona urubyaro, akaba yarafite mukeba hariya wamutotezaga mubwira ati wowe ntubyara nta gaciro ufite muri uru rugo, ati ninge mutoni n'ugira ute. Ariko nyamara ntibibuze Hana kujya ishiro gutamba ibitambo gushima Imana. Uko umwaka watahaga Imana iza kumuha umwana, nyine yari amateka ye murayazi cyane no kundusha. Buriya nk'umuntu usoma ziriya nkuru, ni ubuhe butumwa yakuramo? Inkuru za Hana zishatse kwigisha iki umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru? Icyambere icyo byigisha ni kumvikanisha ko umuntu ukorera Imana ni ngombwa agomba guhura n'intambara. Ibigeragezo bibaho, kandi tugeragezwa bitandukanye. Hari abageragezwa Imana ikazana ubutabazi hanyuma kubwo kwihangana.
kandi ibitangaza nk'ibyo bibaho. Yesu yajyaga ahagurutsa abantu ibirema, ntago bivuga yuko ibirema byose ku isi akiri ku isi byari byarahagurutse. Abamugaye, ababana n'ubumuga, ntago bisobanura ko umuntu wese wari ufite ubwo bumuga bw'ubuhumyi, abantu bose bari bafite icyo kibazo cyo guhuma bari barahumutse, ahubwo ngo yabikoreraga kugira ngo abantu bamwizere. Hari ikintu Imana ikora, ikaba yagikorera umuntu kugira ngo abantu bizere Imana, ndetse bamwe bakanihana bagakizwa. Ariko nibisobanura ko abantu bose bihannye, babona niba umuntu yabonye imodoka kuwe ku cyavu, yari umuntu w'inzahare, bisobanura ko abantu bose barahita bahabwa imodoka. Icyo cyari ikintu kimwe, no kuko hari abantu nka Lazaro yabaye kwa Nyamutunzi, yarinze apfa, nta Bibiliya igaragaza ko Imana yamuhaye n'inyoni, kandi Bibiliya ivuga ko yaruhukiye mu gituza cya Aburahamu. Hana ni urugero rwiza rw'abageragezwa mu kwihanganishwa ko Imana igisoza ibigeragezo mu ntambara, abageragezwa neza uko Imana ibishaka. Hari abantu Imana igitabara, ariko tutirengagije yuko ijambo rya Saduraka na Meshaki bavuze ngo naho itadukiza. Hari igihe ibasha gukiza umuntu, hari abikura mu matanura, hari n'abireka bakemera bagataha bagapfa. Ibyo byose tugomba kubitegereza. Yagukiza ni byiza, ariko itanagukijije ni Imana, ntibikwiriye kukurekesha icyerekezo cyo kujya mu ijuru. Ndumva rero rugero abarutanga ni mu rwego rwo guhumuriza abantu bafite akaga n'amakuba, ariko nanone ntabwo hari abantu baba bashaka guhumurizwa. Niba wasambanye ugatwara inda ngo baguhumurize, bakumvisha ko iyo ndira avamo, ibyo ni ubupfapfa, ngibyo bibaho. Iryo ni ihumurizo, mbese navuga hari ihumure ritabaho ryo guhumuriza umuntu ari mu mafuti. Kuba hana yashinyagurira bambe peni na yashinyagurira hana, bijya bibaho cyane. Umuntu akagusuzugura, akaba yakwifatira, akabona yuko ubuzima bwawe burangiye, ariko buri wese Imana ifite icyo yamuteganyirije ejo hazaza. Shobora kuzakugirira neza, cyangwa se ikaba yabona ya neza yigukoreye. Hari ibintu twese ntago turi ku rugero rumwe mu mitima. Hari ibyo Imana yaguha bikakugusha, igahitamo kugutungisha amano, ukazataha mu mahoro uri umukiranutsi. Hari n'igihe uguhereza ubutunzi rwose ikagutabara bitewe n'intambara uhura nazo. Ndumva nta kindi kintu gihambaye kiri aho ngaho. Niba mbishubije wenda uko byumva simbizi, ariko nge nuko mbyumva ku ruhare rwanjye. Naho Tabita nabari abapfakazi, yabadoreraga imyambaro, babagirira neza, abitaho, agaragaza cyangwa kuri kidini risabwa. Ubundi barawanga idini ryiza niryita ku mfubyi ndetse n'abapfakazi. Maze rero ubwo yapfaga, abapfakazi batera hejuru ati nukuri ubugwa neza bwe twari tutunzwe nawe, nyaboneka Petero rwose dusabire Yesu amuzure, kubera yuko ubuzima bwacu bwabuhagaze. Kandi koko imirimo ya Tabita ituma abasha kuzuka. We yigisha iki umukristo usoma ziriya nkuru yarakwiye kwigira iki kuri uriya mubyeyi Tabita? Tabita yarazutse kubw'imirimo myiza, ariko n'ubundi yarongeye arapfa. Aho ngaho hari icyo byigisha. Imirimo ni byiza. Tabita ntago yitakaga ngo arate imirimo yakoraga, ahubwo imirimo yaramuvugiraga. Yari afite umumaro mu gihe cye, ku buryo yarapfuye ntabwo abantu barijijwe n'inzu agiye atujuje. Turi kumwe? Ntabwo abantu barijijwe nuko wenda yaguze igikoresho runaka, ifarashi, indogobe, akaba agiye atarayigenderamo. Abantu barijijwe n'imirimo. Imirimo ni ingenzi ku mukristo wese. Imirimo yatuma wongererwa igihe cyo kubaho. Wibuke ko na Hezekiya uretse na Tabita yaragize igihe cyo gupfa, ariko Imana imutumyeho ngo narage. Yibutse Imana imirimo imwongerera iminsi yo kubaho. Ubwo rero hari abarize ntago Tabita yarashaje, kandi bamubonagamo umumaro ukomeye. Aka kakwigisha abantu benshi, nanjye ubwanjye, ko hari igihe umuntu apfa abantu hakabihungabana muri sosiyete, muri famiye, bakavuga ati tubuze umuntu, turahombye. Noneho kugira ngo barizwe n'isura bakarizwa na bya bikorwa yakoraga. Ngira ngo mu butumwa mbwiriza muri iki gihugu abanzi, nigisha abantu gukora neza, imirimo izabaherekeza, guhunika mu ijuru. Mbwiriza kwihana ibyaha, niyo ntego hanini ngewe mfite, no gushaka imirimo, urwibutso. Wabonye ko iyo umuntu apfuye abenshi barizwa n'imirimo hanini. Iyo utayifite baraguhimbira
nabonye abapasiteri bagerageza kugira ngo bikize bene wanyu ku gituro, bakagerageza gupfundikanya bahimbahimba utuntu wakoraga ntatwo. Uzacunge nawe uzabikurikira umunyamakuru, iyo umuntu yapfuye intumbi zose aho ziva zikagera bakunze kubeshya ngo yagiraga urukundo. Nakantu nakurikiye, kandi wenda yari n'umugome, ariko ako kantu mu byo bavuga bashyingura umuntu bavuga ko yagiraga urukundo. Ikindi bagerageza gupfundikanya bamutakiriza. Byumvikane ko umuntu agizwe n'imirimo. Ikintu cya mbere imirimo myiza yabera, gukora neza. Imirimo ni myinshi cyane, nuko kandi niba umuntu apfa bakavuga ati bakibuka imirimo, ntibibuka amataye, ntibibuke mu nda zero, ntibavuge ngo disi barizwe nuko yari umujama, yari umukobo, yari umumani, ngo disi we ngo yari rastameni, ngo arafite amadrede, ngo barizwe nuko wambaraga kanigi cyangwa amashene. Oya, bakarizwa na ya mirimo wapfuye. Byumvikane ko mu bintu bigize umuntu cyambere cy'ingenzi no gukora neza, ikubera abandi umumaro. Niyo mpamvu Tawita yazutse imfubyi zararize, avuga ati Mana ntawo kungurira ikabutura cyangwa agapantaro akajipo, uyu niwe wari usigaye ari mama. Ukuza abagore bikigiye muri karitsiye, ukuza abagabo b'iyi minsi, ninde ukuri kubireba, ninde uzongera kungurira na kamambiri? Imana ikabona nibyo. Mupfakaza karira ati kuva umugabo wanjye yagenda, ninde uramana ikiro cya kawunga, ninde wigaza mbona amereza bibuza agapande k'agatenge? Imana ikabona nibyo, ayo marira afite ishingiro. Kandi koko yakwitegereza aturanye nabo abagore Imana yahaye ni ibisambi, imyenda barunze mu magariderobe ntawe yabiherezaho, ikavuga ati ni byiza ko ngarura Tabita, haracyari umurimo, harababesha kure kubera umumaro. Ntago yamugaruye gusa ngo bishime, yamugaruye kugira ngo hagire ibintu bikemurwa, kuko yari abishoboye kubikemura. Sawa bakunze Iyobokamana TV, mwabyumvishe. Riziki uwaganira nawe ntabwo yasoza ikiganiro, ariko kandi turamufite noneho yaje atwemera ko tuzajya tumubona mwivuga butumwa hano ku Iyobokamana TV mu buryo butandukanye. Mu abamudutumaga muzajya mugenda mubona inyigisho ze nyinshi. Uyu munsi twaganiraga nubwo twagiye tunyuzamo n'ijambo ry'Imana, kuko n'ubu n'ikiganiro kinyura ku Iyobokamana TV kiba gifite intego yo kugira ivuga butumwa gikora mu mitima y'abantu. Reka rero tutizimbye mu magambo tuvuge ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera, iguhereza umugisha cyane kubwo kuduha umwanya wawe ukatuganiriza. Nukuri nutagwisara ibyanze bikunze uzasarura, ariko ndagusaba urongera tusoza ikiganiro, urongera utange nimero za telefone, nurangiza wongere udusengera Imana, ubundi tugane ku musozo. Imana nitwa Riziki Chantal, ku mazina yanjye nayo ngayo. Nimero de telefone ni 0788 71 33 11 0788 71 33 11. niyo ngiyo. Ndi umukristo, ndumva ibyo bihagije. Murakoze, muraho muraho yemwe. Sawa, reka mbasengere. Nzi kuri Imana ishobora byose, nta cyarogoye umugambi wawe wera. Uhimbazwe Mana yera ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ko ari wowe wemeye gutanga umwana wawe ukunda kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Impamvu data tuvuga ijambo ryawe, impamvu twemeye kwemera Kristo, nuko tuzi neza ko iyi si izarangira. Tuhunze umujinya uzatera isi, twanze kurimbuka. Buramira ubugingo bwa benshi babasha kumva ubutumwa bwiza ndetse n'ibi biganiro. Abacitse intege ari abakristo basubizwemo imbaraga, abatentebutse ubahembure rwose, abasubiye inyuma bagarura, abasinziriye ubakangure. Kandi ndakwinginze ngo Uwiteka utanga ubwenge mu bantu benshi bashaka ubwami bw'Imana, n'amaso barebe bamenye ubucakura bw'umwanzi Satani duhanganye nawe, kandi ubashoboze kwitegura kugaruka kwawe kugira ngo batazatungurwa nk'abandi bose. Nuko sengeye rero data mwiza wo mu ijuru, iyivuga butumwa Mwami Imana ngo rigere kure cyane. Data wera wo mu ijuru, ndetse n'aba baje bangana ubaho umugisha Mwami w'abami. Nukuri bagirire neza irivuga butumwa, uryagure biribereho kurokora ubugingo bwa benshi kugira ngo batazarimbuka, kandi abababaye ubahumurize, abarwayi ubakize, buri wese umugisha ni mu izina rya Yesu. Amen.